noho itanga Kristo kugira ngo abashe kubakiza abakure muri bwa bata bw'icyaha avugaga. Igihe Yesu yavugaga ngo muzamenye ukuri, yego, ukuri kuba bature, ikintu bagombaga kubaturwaho zari ngo y'icyaha. Yego. Kuko Yesu yaravuze ngo nimutanyizera ngo mwemere undi we muzapfira mu byaha byanyu kandi muzapfana ibyaha byanyu. Yego. Nukuvuga ngo rero ikintu Kristo atubaturaho n'ububata bw'umwijima n'ububata bw'icyaha. Yego. Akaduhindura abana b'Imana tukabana n'Imana mu mudendezo tutakiboshwe ukundi. Ya migozi bavugaga, iyo migozi ducika niyo migozi y'ububata bw'icyaha n'ingaruka zacu. Moses ndibaza ari ibyo ngibyo. Okay, uri kubisobanura neza etape par etape nk'umuvuga butumwa koko wahamagawe. Imana ishimwe cyane. Bigaragare ko utigeze wihamagara kuko hari abihamagaye cyangwa bagahamagarwa n'ibiraho bagiye. Moses, ubijyanye n'umuhamagaro, yego, no gukorera Imana, n'icyo abantu bakora umunsi ku wundi, yego, byose nk'uko bivugaga byose nabyo aba ari ubuntu bw'Imana. Yego. Kubera ko hari n'igihe wakora ibintu uzi ko ukorera Imana ariko ukaba utari gukorera Imana. Yego. Uzi Pawulo, inkuru za Pawulo, yuko yajyaga atoteza abizera Kristo, ubwoko bw'Imana, akitwa Sawuli. Agatoteza ubwoko bw'Imana azi ko ari gukorera iki? Imana. Azi ko ari gukorera Imana. Rero bisaba kutagira icyo Bibiliya yita ishyaka riva mu kutamenya. Umuntu akaba afite ishyaka ariko ritarimo ubwenge, ridasobanukiwe icyitwa gukiranuka kw'Imana, ridasobanukiwe, ridafite kumenya Imana. Niyo mpamvu tugomba kwitonda, ari njyewe ndetse ari nawe ndetse n'undi muntu wese uri kudukurikira. Habamo kwitonda mu byo dukora, mu nzira tugendamo. Ibintu njya nita bibiri biguhereza amahoro mu buzima na stabilite cyangwa se gushikama. Icyambere ni ukumenya Imana. Yego. Ijambo ry'Imana ngo abantu bazi Imana yabo bazakomera, barakomera bakore iby'ubutwari. No kuvuga ngo ikintu cyambere ni ukumenya Imana, kandi tumenyeshwa Imana n'iki? N'agakiza. N'agakiza gahari ntabwo bishoboka kumenya Imana. No kuvuga ngo ikintu cyambere ukeneye ni ukumenya agakiza, kumenya ko ukijijwe, kumenya ko utazarimbuka, yego, kumenya ko ufite ubugingo buhoraho. Icya kabiri ubukeneye none ni ukumenya impamvu y'ubuzima bwawe uriho. Ese impamvu y'ubuzima uriho urayizi? Kuko Imana ntabwo yakuremye nk'impanuka, hari impamvu yakuremye. Ikindi icyambere navuze cy'agakiza, urabizi neza ko ukijijwe utazarimbuka, urabizi neza ko uzi Imana. Ibyo ngibyo ni ibintu bibiri ntekereza ko ari iby'ingenzi cyane kuba ubifite byose kandi ukabihabwa n'Imana kubw'ubuntu bwayo. Yego. Okay. Ikindi kiri aha ndi kuvuga aha ni ikintu kivuga ngo nuko abamwizeye bose bakizera izina rye bahawe ububasha n'ubushobozi kuba abana b'Imana. Noneho ugasanga muri ba bandi bamwizeye ubwabo nabo ntabwo baramenya ko bamwizeye. Shaka ubasobanurire, ubabwire se tutagendeye muri uwo munyenga uko twizeye Kristo, tugomba kumenya uwamwizeye agenda gute, niki kimugaragariza ko kuko yamwizeye. Urakoze cyane Moses. Kwizera Yesu Kristo ni ikintu gikomeye cyane. Ni ikintu kiba kiri mu mutima wawe, ubizi ko wamwakiriye, ufite iyo assurance. Kubera ko kumenya Yesu Kristo yuko yaje mu isi akagupfira ni kimwe, no kumwizera ni ikindi. Yego. Niyo mpamvu ndi gusenga mu mutima wanjye, nsengera abari kutwumva ndetse nawe n'abandi, kugira ngo iki kintu cyo kwizera Kristo kibe gituye mu mutima wabizi neza ko wamwizeye. Nkuko wabivuze uriya n'umurongo uri muri Yohana iki cyambere umurongo 12 aravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. No kuvuga ngo hari ikintu cyabayeho ku muntu wizeye Yesu Kristo, uwo muntu yavutse bwa kabiri. Yego. Kubwo kwizera Kristo wahindutse umwana w'Imana. Iyo umwizeye ngo ibyo bintu biba biri mu mutima wawe bishikamyemo yuko ubizi neza ko umwizera. Hanyuma ibyo ngibyo bikaguhesha ubugingo buhora. Kumwizera Kristo bivuze iki? Bivuze yuko icyambere ugomba kuba kumenya yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Yego. Ariko impano y'Imana n'ubugingo buhoraho. Yego. Ukamenya ko uri umunyabyaha, ariko ukamenya ko Yesu yapfira ibyaha byawe. Yego. Ugahitamo gutera ibyo bita kwihana no gutera umugongo ibyaha byawe, ukakira Yesu Kristo mu buzima bwawe, mwariho ari we nzira yonyine n'ukuri n'ubugingo. Icyo gihe ibyo ngibyo yamaze kubikora mu buzima bwawe, uhabwa ubugingo buhoraho, witwa umwana w'Imana. Mu magambo make, kwizera Yesu Kristo bivuze iki? Kwizera Yesu Kristo nabigena nk'igiceri
ariko gifite impande ebyiri. yego Uruhande rumwe akaba ari ukwihana, urundi ruhande ari icyaha ari ukwiringira, ari ukwizera ibyiringiro byawe ukabishyira muri Kristo. Ni ukuvuga ngo kwa kwizera Kristo warihannye, ubuzima bwawe bushyira muri Kristo, ubohereza Kristo, uhitamo kumukurikira mu buzima bwawe bwa buri munsi. yego Atura mu mutima wawe. Icyo nakubaza uri kunkurikira, ese wabashije kumenya ko uri umunyabyaha kandi ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ugahitamo kwakira Kristo nk'impano y'Imana iguhesha ubugingo buhoraho. Mu gihe ibyo ngibyo bitabayeho, ntabwo uba warizeye Kristo. Ushobora kuba uzi Kristo umwumva ariko utaramwizeye. yego ubwo kwizera Yesu Kristo egare kugera kwa se, reka mbivuge gutyo. Yego. Kuko nimba ijambo ryatubwiye ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, nawe uzajya kwa data ntamujyanye, muri make atanyuze muri njye. Yego. ubwo kugera kwa se wa Yesu Kristo, kambwira abantu gutya, ni ukwizera Yesu Kristo kari inzira n'ukuri n'ubugingo. Yego. Nawe uzajya kwa papa we atamubonye. Kandi ari ibyiringiro by'uko ibi ni ibyiringiro by'umuntu wizeye Yesu Kristo, by'uko nta kintu na kimwe gishobora kuba cyakubaho kugira ngo urimbuke. yego Urumva Moses, ni ukuvuga ngo iyo wizeye Yesu, koko Yesu aravuze ni njye nzira, ni ukuvuga ngo Kristo ari muri wowe ufite inzira, ufite ukuri, ufite n'icyitwa ubugingo. yego Muri Yohana 10:10 reka nsome uyu murongo, yego aravuga ngo intama zanjye zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirangurukira. Hano Kristo aba ari kwigereranya nk'umushumba, umwungeri, ijambo ry'Imana rimwita umwungeri mwiza. yego Aba ari kwigereranya nk'umwungeri, none abamukurikira akabagereranya nk'intama. yego None aravuga ngo intama zanjye ndazizi, zumva ijwi ryanjye, nanjye ndazizi kandi zirangurukira. Murongo 28 akavuga ngo nziha ubugingo buhoraho kandi ntizizarimbuka na hato iteka ryose. yego Ngo kandi nawe uzazivunura mu kuboko kwanjye, data wazimaye aruta bose, nawe ubasha kuzivunura mu kuboko kwa data. Ni ukuvuga ngo intama zanjye nziha ubugingo buhoraho, ngo kandi ntizizarimbuka na hato. Ni ukuvuga ngo njyewe wizeye Kristo ndetse nawe wamwizera, nta kintu na kimwe cyanandukanya na data. Amen. Kubera ko nahindutse umwana w'Imana. Yego. Icyo uba ukeneye gusa ni ukumwizera, ubundi ukagira ibyo byiringiro by'ubugingo buhoraho mu buzima bwawe. Yes. Hari umuntu wambajije ikibazo, arambwira ngo nze kumubaza ngo Imana itanga amafaranga. Good. Yagendeye ku ijambo rivuga ngo riboneka muri Yesaya murongo wa 50 murongo wa 7 avuga ngo kuko umwami Imana azanabara. Nicyo gituma na mwara azakomeza uruhanga rwanjye akarugira nk'urutare. Muri ako kanya leta yumva ko Imana izamuha n'amafaranga. Ndashaka usobanurira abantu bakurikiye icyo turi gusorezaho. Musobanurire noneho duhita tukwakira ubwire abakurikiye Moze Max Empire icyo wabateguriye. Ni ukuvuga ngo uriya murongo uvuga ngo kuko umwami Imana izanabara, icyo gituma na mwara. Yego. Ni ukuvuga hari ikintu cyitwa amarangamutima yacu. Yego. Rimwe na rimwe tugasobanurira ijambo ry'Imana, tukanavuga ijambo ry'Imana dukurikije ibyo twebwe tugize gute dushaka. Ndabigarukaho nibyo koko Imana iduhereza ibyo dukeneye, duhereza amafaranga. Niko kuri. Ariko rero ya jambo ntago ryari kuvuga ku bijyanye n'amafaranga. Urani Yesaya yari umuhanuzi, hanura ubwoko bwa Bisiraheli. Ikintu cyabayeho baramutotezaga, ntibemera ubuhanuzi ari kubagezaho. Nuko Yesaya arashika muravuga ngo kuko umwami Imana izagira gute izanabara. Nekereza ko hariya baramufungaga umunsi umwe, ubundi bakamukubita. Ari guca muri ibyo bikomeye, aravuga ngo ngiye cyo nzi neza nuko umwami Imana izagira gute izanabara. No kuvuga ngo rero ibyo ngibyo dukeneye Imana irabiduhereza umunsi kundi. Ariko ni byiza kumva ijambo ry'Imana mu cyitwa context cyangwa se mu cyijambo ry'Imana riri kuvuga. Ukamwanya ngo ijambo ry'Imana riri kuvuga ibijyanye n'amafaranga cyangwa se amafaranga biri kuvuga. Gusa nanone hakaba n'irindi jambo rigaragaza Imana yuko yita ku byo dukeneye. Ijambo ry'Imana ngo mushaka ubwami bw'Imana gucanuka kwayo, ibindi byose muzagira gute muzabyongererwa. No kuvuga ngo rimwe na rimwe turisuzuma mu mutima wacu. Ese icyo nshaka niki? Icyo nchize imbere niki? Ari gihe amafaranga ari yahinduka Imana mu buzima bwacu. Nubwo yego koko ndi gusenga, ariko icyo nshaka niki? Na amafaranga, si Imana. Nibyo Imana iduhereza amafaranga. Ijambo ry'Imana rivuga neza ngo ubwo Imana itimanye umwana wayo ikamutanga ku bwacu twese, izaburute kumuduhana n'ibindi dushaka. So rero Imana itwitayeho, Imana ikwitayeho. Uwo muntu rwose tumusubize ko n'amafaranga
uri mu mana agomba kugira gute imana imwitayeho cyane kuyabona ahubwo mushishikariza ko agomba gukizwa kugira ngo ibyo yakiriye mu biganza bye byose biblessingwe yego yego namenye Kristo niyakire Kristo muri we harimo ubuzima bw'iteka ryose ubuzima bwinshi noneho uvuze ku kintu cyiza twakomozaho uravuze ngo hari ya mafaranga ahinduka imana mu buzima bw'iki bw'umuntu hari abantu nzi bavuga imana yamara kuvuga imana ikaba yaramublessinze ikamuha ku mpano zayo akaba asengera abantu bagakira noneho ukumva ababwiye abakristo afashe agacupa k'amazi akavuga ngo ufite ibihumbi 10 15 20 agafata agacupa k'amazi akagakura mu ikarito akavuga ngo nayatange tumuha amazi asengeye indwara zose ziratazikira so nkahita numva bafata uwo muntu bakamukompara n'imana ubundi abo bantu tuvuga urugero evangelism yabayeho muri Afurika ubona ni iki yatumariye ni iki yahinduye mu mitwe y'abantu benshi yego ni uruhe rukundo ni ukuvuga ngo uhereye ku ijambo uvuze ry'uko ngo muzamenye ukuri kuri kukakubatura ni ukuvuga ngo nicyo ivugabutumwa rigomba gukora ivugabutumwa rigomba kugezaho abantu kuri hanyuma uko kuri kukababatura ibihugu bitandukanye bigenda kubera ko umuntu yabashe gutandukana n'Imana ku bw'icyaha cyaje mu isi abantu babaho batazi Imana ku bw'ibyo abantu muri uko kutamenya Imana kandi Imana ikaba yarabaremeye kubana n'Imana ni ukuvuga ngo muri bo baba bazi ko bagomba kubana n'Imana ikintu bahise bakora ikintu abantu bakora bagerageza kwiremera Imana zabo mu buryo butandukanye kandi ijambo ry'Imana rigaragaza ko na marayika w'umwijima ajya yigira marayika w'umucyo Satani akabikoreramo so muri ubwo bujiji bwo kutamenya Imana Satani akagenda yimika Imana mu bantu ugasanga igihugu gifite Imana yacyo n'ikindi gihugu gifite Imana yacyo ariko ijambo ry'Imana ryariza kutwereka rikaduhishurira Imana rurema Imana yaremye ijuru n'isi Imana yaremye abayituyemo bose atari Imana gusa y'abagande cyangwa abanyarwanda gusa ahubwo akaba ari Imana y'abagize isi yose rero iyo Mana ikabonerwa muri Yesu Kristo Yesu aravuze ngo ni ingenzira n'ukuri n'ubugingo nawe ujya kwa data namujyanye rero urwo rujijo ruvamo haba harimo n'ikintu kijyanye no kwikunda kuvuga ngo njye mfite Imana yanjye nk'umunyarwanda none se nimba ufite Imana yawe wenyine n'undi muntu akafite Imana yiwe wenyine ubwo nuko ngo habayeho Imana nyinshi ariko Yesu yavuze yuko twese muri Kristo duhinduka umwe kubera ko hariho Imana imwe rero hagomba kubaho n'inzira imwe rero uko kuri ivuga butumwa icyo rikora riza kumenyesha abantu kuri none muri Yohana wa mbere niho havuga ngo mbere na mbere hariho jambo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana iryo jambo naryo rimeze nk'aho mu mitwe y'abantu ntabwo barabasha gusobanukirwa ngo babashe kumva sibyo mbere na mbere hariho jambo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana kandi uwo jambo yari Imana sibyo yahozeho kandi azahoraho ukajya wumva abantu benshi baraganira kuri iryo jambo ariko ukumva bose ntabwo baryumvikanaho kuko bakavuga wayi ni gute abantu batatu bahinduka umuntu umwe sibyo ukumva umwe aravuga ngo mbere na mbere ngo hariho jambo ngo kandi uwo jambo yahoranye n'Imana ngo kandi yari Imana nshaka udusobanurire kuri iryo jambo Moses ikintu naheraho cya mbere nuko ijambo ry'Imana rirenze imitekerereze yacu isanzwe y'abantu ntabwo tubasha kumva gusobanukirwa Imana mbere na mbere no kumva ijambo ry'Imana muri logique zacu kubasha kuvuga ngo ibintu biteranye gutya na gutya bisaba umwuka w'Imana bisaba umwuka w'Imana bisaba kwizera no guca bugufi kubera ko iyo Mana ntabwo turi kwibonesha amaso yacu kuko Imana iri mu bigaragara bigaragarisha amaso y'umubiri n'ijambo ry'Imana rigaragaza neza ko Imana ni umwuka ariko none iby'Imana yaremye byo bikagaragaza ukomera kwayo rero icyo Kristo akora aduhishurira Imana kandi n'ijambo ry'Imana rigahamya yuko nawe Kristo ni Imana ijambo ry'Imana rimwita Emmanuel
Yego. na Emmanuel nitwa Ngabo Emmanuel. Yego. Emmanuel igaragaza Imana muri twe. Eh. Imana muri twe rero naryo ni izina rya Kristo rigaragaza yuko Kristo ni Imana mu bantu. Yego. Emmanuel ni Imana mu bantu. Ijambo ry'Imana avuga ngo ubwiru bw'Imana burakomeye. Ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kwambara umubiri ikagaragara mu bantu. Yego. Ikabonwa n'abamarayika, igahabwa ubwiza, ikamamazwa mu mahanga yose. Ngo ijambo ry'Imana Paulo ahitavuga neza ngo erega ubwiru bw'Imana burakomeye. Nuvuga ngo ibyo ngibyo byitwa ubwiru bw'Imana. Ko Imana kwambara umubiri kuza mu isi ni ubwiru bisaba kwizera. Yego. Bisaba ugomba kwirengagiza cyangwa se bigomba kuronga logique z'umuntu. Yego. Bikaba kwizera Imana. Bika ikindi kintu cyagufasha nubwo busabane wagirana nayo. Kubera ko ibi byose twavuga igihe cyose twaba turi kugirana n'ubusabane n'Imana byose biguma amagambo. Nago bihindura ubuzima bwacu. Nago bihindura uburyo tubonamo Imana. Nago bidutera kumva urukundo Imana idukunda. Biguma gusa mu magambo no kubiganiraho no mu buryo bw'amadeba n'ibike. Ariko ikiba gigenderewe cyane nuko wowe cyangwa se nanjye ngiye ku giti cyanjye ibi bintu bihinduka ubuzima bwo gusabana n'Imana. Yego. Yego Moses. Ikindi kintu njya nibazaho ni ukuntu abo nita abashobora kuba bafite ubushobozi bwo gusobanurira abo bantu bataragasobanukirwa iryo jambo. Sibyo? Harimo bamwe bavuga ngo iri ni iyobera ritagatifu. Ndibaza nimba uhagaze imbere y'abantu ibihumbi wenda 50 cyangwa 100 ukabigisha iby'iyi nzira wamara kubigisha ukarenzaho ijambo rivuga ngo ibi ni iyobera ritagatifu, uwo muntu wigishije azumva iryo jambo wamwigishije aryizeye kandi wowe wari ufite ubushobozi bwo kumusobanurira. Umaze kumubwira ngo iri ni iyobera ritagatifu, ukongera ukarenzaho ijambo rivuga ngo mwumva ibyo mvuga ariko ntimurebe ibyo nkora. Kubera iki? Moses, ndibaza iyo bakoresha ijambo ngo iyobera ritagatifu, ndibaza ari nicyo Kinyarwanda kimeze nkaho navuga uri kubikoresha ukoresheje Ikinyarwanda cyo muri Bibiliya ntagatifu kigaragaza nk'ari Kinyarwanda gikuze. Ivuze iyobera kuri umwe dushaka kuryumva nk'ijambo n'ubwiru. Ubwiru butagatifu. Yego, ubwiru bw'Imana. Ubwiru bw'Imana. N'ubundi ni naryo jambo nakoresha ngo ubwiru bw'Imana burakomeye. Yego. Ariko ubwo bwiru mu rurimi rw'icyongereza bakoresha ijambo mystery. Yego. Ubwiru bubasha guhishuka. Ariko ubwo bwiru buhishurwa n'umwuka w'Imana mu muntu. Yego. Ubwo bwiru nibuvuze yuko utabumenya. Wabumenya ariko Imana ibuguhishuriye. Yego. Rero mvuze ngo ubwiru butagatifu hari ikintu cyitwa guhishurirwa. Yego. Ihishurirwa Moses mba kino kintu. Ihishurirwa nukumenya ukuri kwari guhishwe. Yego. Noneho kwa kuri kwari guhishwe nibyo byitwa ubwiru. Yego. So rero mu gihe ubashe guhishurirwa ubwiru umenya ukuri. Haleluya. Noneho nago bikiri gusa ubwiru butahishuka ariko bwahishurwa n'umwuka w'Imana muri wo. Kora ko njyewe nizera ko Imana ari imwe kandi nizera ko Kristo ari Imana. Ariko ibyo ngibyo n'ubwirunge bwabasha kumishurikira. Narabuhishuriwe. Ikibazo kitazisigara kuri wowe personnel, we ku giti cyawe. Wowe warabishuriwe. Kora ko ushobora kuba wibaza kundi muntu ariko ibingibi imbere y'ikutekereza ku wundi ubutumwa bwiza cyangwa se n'ijambo ry'Imana rirebanza rikaza rikawubonana nawe ku giti cyawe, wowe ku giti cyawe. Haleluya. Imana natwe idutaheho ubwiru bw'Imana tubuhishurirwe kuko numvise ugisobanuye neza. Niho rya jambo rivuga ngo mwuka w'Imana nabamanukira muzaba abagabo nyabagabo bo kumamya bo guhamya ibya Kristo. Ega ni ijambo rivuga Yesu aravuze ngo umufasha naza azabamenyesha ukuri kose, azabigisha ukuri kose. Yego. Ngazanabibwira n'ibyenda kubaho. So twigishwa n'umwuka w'Imana. Inzira z'Imana nshobora gusobanurira umuntu ariko naga ninjye umwigisha. Yego. Kumenya Imana byigishwa n'umwuka w'Imana. Yego. Icyakora ubuzima ubayemo bushobora kuba icyitegererezo ariko biragoye ko njye nafata Imana ngazange guterekamo. Yego. Oya n'umwuka w'Imana ubikora ndetse no mu mutima wawe ushaka kumenya Imana. Noneho ndashaka udusobanurira iki kintu.
abitwa ko ari abakozi b'Imana sibyo nabo ubwabo babyita bakanabyihamiriza bajya bakunda kubona wenda umuntu utari mu nzira niyo barimo mvuge gutya utarayisobanukirwa nk'uko bo bayihishuriye na wa mwuka w'Imana bagaca muri iyo nzira bahagazemo ukumva umuntu aho kugira ngo asobanurire umuntu agane kuri Kristo yumve bwa buntu koko kuko uwo muntu yamusobanuriye neza ahubwo akaza akamuga ngo nutava mu byaha Imana irakwishira kurimbuye urapfuye turagushyinguye turaguhambye shaka ko umbwira ukabwirana n'abakurikiye maze Max Empire sibyo ukaba bwira ubuntu bw'Imana nicyo bita umuhamagaro uguhamagara ukakuvana mu byo wari urimo ukakwegereza bwa buntu bwayo ukabasha gusobanukirwa Imana sibyo evangelism itaratangiriye mu gihugu cyawe nawe bikarenga ukigisha y'Imana abandi Moses icyambere meraho ni kuri kiriya uvuze nta mukozi w'Imana ufite umuhamagaro wo kurimbura abandi bantu yego cyangwa se wo gucira urubanza umuntu uwo ari we wese yego uwo muhamagaro ni umuhamagaro wa Satani Satani niwe witwa umurezi niwe witwa accuser cyangwa se umuntu ugenda ushinja abantu ibyaha byabo ahubwo umukozi w'Imana w'ukuri watumwe na Kristo ahamagarirwa kubwira abantu inkuru nziza kubakura mu byaha ntago abahamagarira kubaciraho iteka mu byaha barimo yego ni nacyo Yesu Kristo yakoze icyo ngicyo nicyo kitakiba umuntu agahinduka uwo ijambo ry'Imana ryita umunyedini Yesu Kristo bamubonaga ngari kumwe n'abitwa abakoresha bikoro bakamubona ari kumwe n'abanyabyaha hanyuma barangiza baramubwira ngo abafarisa baravuga ngo ni gute uriya muntu nimba waratumwe n'Imana ni gute uri kumwe n'abari abanyabyaha Yesu arabasubiza arababwira ngo abazima si bakenera umuvuzi ahubwo umurwayi ni ukeneye umuvuzi no kuvuga ngo Yesu ntabwo yaziye abakiranuka ahubwo yaziye abanyabyaha kugira ngo bakize rero icyo duhamagarwa nimba aramenye ubutumwa bwiza ukamenya Kristo icyo uhamagarirwa ni ukugezaho abandi iyo nkuru nziza ya Yesu Kristo ni ukubasengera ni ukubakunda ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umuzi atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho nago natwe tugomba kugendera muri uwo mutima w'Imana ubwo Imana yakundaga bari mu isi ntabwo yabakunze kuko bari ari abakiranutse Imana yabakunze kuko bari iki aho kugejeje abari ibintu bitangaje mu buzima kuko usanga urubyiruko rwinshi rungana ruri mu kigero cyanjye mu kigero cyawe abenshi bafashwe n'ibiyobyabwenge nyine bari mu bidahesheje Imana icyubahiro ikintu cyo tugomba kuvugaho ni iki hari ukuntu umukristo maje kubyumva henshi cyane umukristo akavuga ngo turi mu buntu bwa Kristo ukumva noneho umukristo aravuga ngo byose ngo yarabyishyuye ndashaka tuganire amaraso ya Yesu Kristo yandi bavuga yaduhaye yatwinjije muri ubwo buntu bwa Kristo ubona asobanukiye ku buzima bwawe ni niye shusho ku buzima bwawe ku buryo nutayasobanukiwe agomba kubanza agasobanukirwa amaraso ya Yesu Kristo niki yatumariye mu buzima bwacu yahinduye iki welcome Moze Max urakoze cyane mbe na mbere ndagushimira kutwakira hano n'umugisha ibibazo bibiri biri mu byo muko unyakire ndetse no mu byo umbajije byo mwihariko ushimange kujyanye n'ubuntu bw'Imana ndetse n'icyamaraso ya Kristo yankuri mu buzima bwanjye yego hamwe nko kubivuga hari imvugo ivuga ngo ubuntu bw'Imana Kristo yarabirangije ku musaraba ese ayo maraso umurimo w'ayo maraso ya Kristo nuwuhe ku buzima bwacu yego no kuvuga ngo ijambo rya nyuma Yesu yavuze ku musaraba yavuze ngo byose birarangiye yego niryo jambo hari amagambo 7 agaragara muri Bibiliya Yesu yavuze ku musaraba irya nyuma yavuze ku musaraba
nibwo yaratanze ngo umwuka we ushize aravuga ngo byose birarangiye. Yego. Ni hari abenshi bakura iryo jambo rivuga ngo yarabirangije cyangwa se byose byararangiye. No kuvuga ngo igikwiriye kumenya icyo umuntu akwiriye gusobanukirwa, ese ibyo byari birangiye ni ibiki? Yego. Ibyo Yesu avugaga ngo birangiye ni ibiki? No kuvuga ngo umurimo wari umuzanye mu isi nk'uko abivugaga kugira ngo acungure umuntu, yarawurangije ubwo yaramaze gupfa kugira ngo icyo gitambo apfire abantu abacungure ku musaraba. Rero iryo jambo rirahari muri Bibiliya, ndibaza riri muri Yohana, rirahari rigaragaza neza ngo ubwo Yesu yavugaga ngo byose birarangiye. So rero bamwe bakashobora kuba babyumva mu buryo bwo kuvuga ngo okay, ubwo niba yarabirangije abantu bakomeze babeho uko bishakiye, babeho mu buzima bw'ibyaha, babeho mu buzima butandukanye. Ariko kimwe mu cyo amaraso ya Kristo yakoze arimo no kutubatura. Yego. Kutubatura ubata imbaraga z'umwijima, imbaraga z'icyaha. Ayo maraso ya Kristo ni imbaraga z'Imana, ni imbaraga n'ubuzima bwa Kristo muri twebwe bubasha kutubatura, nitube tukiri imbohe, nitube tukibaswe no gukomeza kuba mu bata bw'ibyaha Moses. Yego. Amaraso Yesu Kristo yakoze akazi gakomeye cyane ku buzima bwacu n'ubugingo bwacu. Kuko ndibuka Satani ari kugerageza Yobu, Imana yirase umugabo bita Yobu n'umukiranutsi wayo. Satani nawe amera nk'ujajinga, ababwira Imana, yayibwira ati yabuzwa n'iki kukubase ko wamuhaye byose, wamuhaye amatungo, wamuhaye abana beza, wamuhaye umugore mwiza. Imana ibwira Satani, iramubwira ngo noneho kugira ngo ubone ko atanyubaha agendeye ku byo namuhaye, ndamuguhaye umugerageze nk'uko ubishaka, ariko ubugingo bwe bwo ntubukoreho. Sibyo? Satani agerageza Yobu agendeye kuri ibyo kugira ngo arebe ko Yobu yihakana Imana. Ya maraso Yesu Kristo navugaga, ubona Yobu ko mu gihe cyabari abagabo, sibyo, bubahaga Imana, kandi ubona ari muri cya gihe Kristo ataraza ku isi ngo adupfire atubature kuri za ngoyi z'icyaha, ariko ubwabo bakumva ubwiza bw'Imana, bagatinya Imana. None ubona kubera iki muri iki gihe abo twita abakozi b'Imana, wenda intumwa twabafata nk'intumwa, kuko intumwa zabwirizaga ibya Kristo kiragiye, zikabwiriza iby'urugendo, sibyo, iby'inzira igororotse igana mu ijuru ku Mana. None ugasanga none Kristo we yaraje adukuriraho cya gihano cy'ako kanya. Njyewe mbona ko bwa buntu abantu bashaka gufata bakabukoresha bya bindi bo bumva ko ari byo binezeza kamere muntu, kamere yabo, sibyo. Numva ubwo buntu Kristo yatanze, numva ko yakuyeho cya cyaha, numva ko yakuyeho bwa buryo bwo guhita upfa ako kanya ugahita upfa udasabye imbabazi, sibyo. Urugero turarufatira ku Rwananiya na Safira. Ananiya yabwiye intumwa ye, yabwiye ni Petero, amubwira ko ashaka gukurikira Imana, ashaka guca nyine muri ya nzira bari kunyuramo. Noneho we aragenda agurisha ibyo atunze byari ibye, ntabwo byari iby'abandi. Aza gutura, afata ibyo yakita nk'amaturo asanzwe, we ayita icya 10. Kubwo kubeshya gusa ahita agwaho. Haza n'umugore we, nawe aramubaza niko byagenze. Petero aramubwira ngo dore amaguru avuye gushyingura umugabo wawe, nawe arakujyanye. Ndashaka ngo tugaruke ku kintu bita ubuntu bw'Imana, ubuntu bw'amaraso Yesu Kristo, ku buryo umuntu abasha kubwumva neza, kuko hari ababuvuga bakabuvuga bameze nk'aho bari mu kigari, sibyo, bakumva ko Kristo yatugiriye ubuntu n'ibyo, adukura kuri iyo ngoyi y'icyo cyaha gihita kitwica ako kanya, ashyiramo icyo bita pose. Ni pose, ahita ashyiramo pose mu rupfu. Ubundi yahise afata urupfu arushyiramo pose muri ako kanya. Ubu tubona igihe cyo kongera tukagarukira Imana,
noneho kuko Bibiliya niyo yavuze ngo umwuka wera nabamanukira muzaba abagabo nyabagabo bo guhamya iby'iki ibya Kristo sibyo yego Moses ku bijyanye n'ubuntu bw'Imana Yego. ku bijyanye n'ubuntu bw'Imana icyambere Paulo arabihamya neza akabivuga neza yuko ubuntu bw'Imana ntabwo buduhereza uburenganzira bwo gukora ibyaha yego Paulo niko avuga mu Baroma 6:1 avuga se ubuntu dukomeze dukore ibyaha ngo ubuntu busage ariko nitwirengagiza yuko n'ubundi agakiza ari ubuntu bw'Imana yego ahubwo ikiba gikenewe hagati aho ngaho ni icyitwa gusobanukirwa yego gusobanukirwa ugasobanukirwa ese ubuntu bw'Imana ni iki ese ubuntu bw'Imana bumereza ubuhe buzima bumeze gute ese bisobanuye iki bivuze ngo umuntu yara ukizwa ku bw'ubuntu bisobanuye iki yego ibyo ngibyo nibyo ukeneye gusobanukirwa kubera ko hari igihe wihutira guca imanza ugaca n'imanza nawe z'ibintu utagize gute utazi udasobanukiwe ahubwo icyo gikenewe ni ukujya mu ijambo ry'Imana ukareba se bino bintu bisobanuye iki ijambo ubuntu bw'Imana bisobanuye ijambo ubuntu bwaryo risobanuye ikintu utari ukwiriye yego for free ikintu utari ukwiriye yego ni ukuvuga ngo ni ikintu utakoreye akenshi na kenshi ni n'ikintu wowe utibwiraga ko unakeneye umuntu akakiguhereza noneho Imana yiduhereza agakiza twese ko tungana turi abanyabyaha ijambo ry'Imana navuga ngo twese twakoze ibyaha ntitwashyikira ubwiza bw'Imana ahubwo ngo Imana idutsindishiriza ku bw'ubuntu bwayo muri Kristo Yesu aho ni mu Baroma 3:21 na 24 yego ni ukuvuga ngo twese dutsindishizwa na Kristo ku bw'amaraso ye kubera ko twese naba habe uri profete habe uri evangeliste habe urinde nta kintu na kimwe ibyo ngibyo nta kintu na kimwe bikora kugira ngo twe dukizwe ahubwo turakizwa tubeshejwe n'ubwo buntu bw'Imana kubera ko Imana yadukunze kera twe tutayizi Moses uzi ko Yesu yapfuye ku musaraba utaravuka yego ni ukuvuga ngo rero ibyo bigaragaza yuko Imana yo yakumenye mbere ko wubaho rero kiba gikenewe nuko guca bugufi mu mitima yacu mbere na mbere wo kwisuzuma ku giti cyawe ukamenya se nge ubuntu bw'Imana buvugwa narabusobanukiwe ndabuzi uko kwizera koko biri kuvugwa amaso yanjye yabashe gufunguka kubona icyo ijambo ry'Imana ryita ubuntu bw'Imana ahandi muri Bibiliya hagaragaza neza ko ubuntu bw'Imana ahubwo butwigisha kubaha Imana yego muri Tito igice cya 2 turuka ku murongo wa 11 14 ijambo ry'Imana twereka yuko ubuntu bw'Imana butwigisha kubaha Imana nibyo ubuntu bw'Imana bwatuzaniye agakiza ariko ubwo buntu bw'Imana butwigisha kubaha Imana rero buri muntu wese uri kunyumva ndetse nawe mu gihe wabashe gusobanukirwa ubuntu bw'Imana bwakorera mu buzima bwawe bukwigisha iby'Imana yaguhereye ubwo buntu kandi bukanakwigisha kubaha Imana yego yego evangeliste papi n'ingabo turaziranye papi naryo niryo yego none hari ikintu kimwe mbona abantu bagomba gusobanukirwa sibyo bagasobanukirwa muri uru rugendo kuko nizera ko nimba ijambo riza rikavuga ngo muzamenya ukuri kandi uko kuri niko kuzaba batura hari abavuga ko hari iminyururu ibituziritse sibyo hari mindset tuba dufite imitekerereze nkabasha kureba nkavuga se mu gihe cy'abamisiyoneri sibyo nkareba nkahita ndenza igihe cy'abamisiyoneri nkajya mu gihe cy'abasogokuruza bacu twebwe wenda abanyafurika bari bafite izindi mana bimitse sibyo hari icyo bitaga ryangombe rya baringa iyo ugiye mu mateka wumva ko iyo ryangombe ngo yari umuntu ngo yari umuntu wakomokaga mu gihugu cy'Ubugande